Igiceri cy'ijana kigize amafaranga y'u Rwanda ateganywa nk'umushahara fatizo ku munsi ugendeye ku itegeko ryo mu 1974 rigenderwaho kugeza ubu. Bivuze ko umukoresha atabaciye nk'amabere aramutse yanzuye kuguhemba ibihumbi 3 ku kwezi bitanakishyura akabido ka litiro enye z'amavuta y'ubuto. Ikibazo cy'uyu mushahara fatizo udakura kandi ubuzima buhenda kijyana n'amafaranga ahabwa bagiye mu zabukuru ubari ku mpuzandengo y'ibihumbi 5200 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya bitanu nta cumbi yakishyura habe na kimwe cya gatatu cy'agafuka k'umuceri k'ibiro 24. Ndayambaje Eugene ni umukozi ufite ibice by'umubiri byakaswe n'imashini ari ku kazi k'ubwubatsi bw'umuhanda. Aravuga uburyo ibi bibazo bibashyira mu kaga. Bashyizemo ibyuma simburarugingo. Ni ukuvuga ngo nubwo n'aka kanya byandi twavugaga byo kutagira umushahara fatizo cyangwa kutagira amasezerano n'akazi byagutangaza n'aka kanya mu gitondo ngiye ku kazi batita uko bazikona umushahara fatizo mufite ntawo baho hirira. Ubushakashatsi bw'ihuriro ry'imiryango ikora ubuvugizi ku mibereho y'abakozi bwakozwe muri 2014 bugaragaza ko umushahara fatizo n'amafaranga ya pansiyo ari make cyane, ariko iyi miryango ivuga ko nta kirakorwa gifatika n'inzego zibishinzwe. Ibi ariko ngo bikwiye kumvikana nk'uburenganzira bw'abanyarwanda atari impuhwe. Gasore Serafin ni umunyamabanga mukuru wungirije wa Kotrafu, naho Nzabahimana Felix ni umunyamabanga w'umuryango wari mu kiruhuko cy'izabukuru mu Rwanda. Iyo tutakamba kugira ngo hashyirweho umushahara fatizo, iyo dusaba kugira ngo abari mu zabukuru babone pansiyo igira ikibamariye, ntabwo ari impuhwe kugira ngo abakozi bagirire. Bifitiye inyungu igihugu, bifitiye inyungu n'imiryango myinshi mu gihugu, kuko iyo umukozi agikora yatanze imbaraga ze agatanga n'ubwenge bwe kugeza igihe ameze nk'uriya, ni akarengane kuri we, ni akarengane no ku muryango we ko igihe cye cyo kizabukuru nikigera azabaho nk'utaragize icyo amarira igihugu. Kumva rero icyo dusaba ni uko pansiyo yahozwa n'ibiciro ku isoko kugira ngo umuntu agire icyo yakora. Kavuga utenda sima aguraga ikintu n'iki, none sima igeze ahangaha kuki batazamura iyo pansiyo ikajyana igahuza n'ibyo biciro, umuntu akaba yakora nk'ibyo bikorwa akoraga ikeneye. Nta murongo ufatika leta yari bwahe ikibazo cy'amafaranga ya pansiyo abagenerwa bikorwa, bavuga ko ari make nubwo cyakunze kugarukwaho cyane mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Abanyamuryango b'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB bavuga ko babazwa no kubona amafaranga yabo ashorwa mu kubaka imiturirwa itarabyara inyungu kandi ubuzima bwabo bumeze nabi. Ku kijyanye n'umushahara fatizo, Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Judith Uwizeye aherutse kubwira abanyamakuru aho leta igeze igikemura. Turavuga ngo aho kugira ngo duhure n'iyo mbogamizi dushyiraho minimum wage izaregulatinga n'ubundi abantu basanzwe bari muri fomo tukareka informo kandi ari ifite ikibazo, reka ahubwo duhindura itegeko nyirizina ry'umurimo, tubanze twinjizemo ba bantu bakora mu mirimo itanditse, nitumara kubinjizamo tujye twazashyiraho minimum wage nabo ibaha agaciro, kuko n'ubundi nta kintu byazaga kutumarira iyo dushyiraho minimum wage ikareba gusa imirimo yanditse ariko itanditse ntiyirebe, kandi ikibazo gikomeye cyane tunafite kiri mu mirimo itanditse. Itegeko rigena amafaranga ya pansiyo riheruka kuvugururwa muri 2002. Sindika z'abakozi zivuga ko amafaranga ya pansiyo akwiye kuba byibuze ibihumbi 25 ku kwezi, naho umushahara fatizo mu cyaro ntube munsi y'ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Peter Muyombano, Flash TV.